twongeye kubasuhuza. Iyi ni Rwandan Hills Life. Uyu munsi twifuje kuganira n'umuntu witwa Uwamahoro Roselyne aka Uwa Kitchen. Kuvuga ngo uyu munsi dufite umuntu w'umuspecialiste mu bijyanye no guteka, ariko noneho ukunda no gutembera. Watangira wibwira abakurikiye Rwandan Hills Life, ni wowe uko wivuga. Okay, nitwa Roselyne Uwamahoro. Nanjye ndi umuntu ukunda ibintu bya tourisme. Nishimiye kuganira namwe. Uyu munsi niyo mpamvu turi kubaze ku bibazo bijyanye na tourisme. Ariko se ubundi ukunda gutembera buriya? Cyane. Nk'umuntu w'umujene hari ikibazo nkunda kubaza abajene, ndashaka ko ari cyo duheraho, ariko tubwire nko muri rusange, tubwire nk'ahantu waba waratembereye hagushimishije, wenda uvugemo hamwe. Nk'ahantu wenda nakunze, hari hiking nigeze kugira ya Kabuye. Ni heza, hari hagoye ariko niho hantu numva na hikinze nkumva ndabyishimiye, nari naniwe ariko ndarahakunze cyane. Ese mu buzima busanzwe ubundi wenda nimba ukunda no gutembera, nk'iyo uri mu mujyi wa Kigali uza ati uyu munsi ndi gusohoke, ibi twita gusohoka, ujya hehe, ujya ahantu hameze hate? Iyo ntembereye bishobora guterwa wenda na plan mfite uwo munsi, cyangwa n'ibyo nshaka gukora, cyangwa n'ibyo nshaka kureba. Ariko iyi nshuro nyinshi iyo ntembereye njya kuri Ravana, wenda bitewe n'ikintu kiri buhabere cyangwa n'ikintu bateguye uwo munsi. Ariko Ravana ni ahantu heza, nakwifuriza n'undi muntu ko hasohokera. Bitumye ngera ku kintu nashaka kubaza, ese nk'icouple umuhungu n'umukobwa bakundana, tubwire wumva bakwiye gusohokera ahantu hameze gute, hari iki ubagira inama ugendeye ku byo wowe ukunda na experience ufite? Wenda ku bwanjye, njye nkunda gutembera ibintu birimo hiking. Nka Nyungwe ni ahantu nshobora kubwira umuntu uwo ari we wese utarahagera yarahombye pe. Wenda hari igihe uvuga Nyungwe abantu bagahita bumva canopy walk, ariko ntabwo ariho hantu honyine. Hariho Kamiranzovu, hariho waterfall cyangwa kuri shite, wenda sinza niko kazina ngiye mpaziho. Ni ahantu heza umuntu uwo ari we wese ashobora kwifuza kuhatemberera. Umuntu aramutse abajije ngo ndangira ahantu natemberera, niho hantu namurangira. Ni heza cyane pe. Aho wenda ni hanze y'umujyi wa Kigali, wenda tuvuge nk'i Kigali, umuntu hari nk'umuntu uvuga ati njyewe nutanjyana ahantu hari inyama ntujyane, ari amajwi banyu bavuga kuvuga ngo ni amabuno y'inkoko. Wowe ukavuga uti nutanjyana ahantu hari biye ntabwo riri bureme. Ese wowe wumva ahantu umuntu akwiye gusohokera ni nk'ahantu usanga iki, ahantu usohokera? Ku bwanjye, gusa abantu bakunda ibintu bitandukanye, ariko njyewe iyo ngiye guhitamo ahantu ho gusohokera, ahantu hari natire, hadekoye neza, wenda mu buryo bwa dekorasi. Ibyo nshatse kuvuga ibintu biri by'umuco nyarwanda, wenda bikoze mu migano, bidekoye mu buryo nyine bunogeye amaso. Nibyo bintu nkunda cyane, ahantu hadekoye gutyo mpahitamo. Icyo gihe iyo ngiye guhitamo ndavuga ngomba kujya ahantu kuko nzi ko haba ibiryo byiza, especially iyo ahantu hari ibiryo byiza, ibiryo biryoshye, mpahitamo. Ibiryo biryoshye, reka ugere ahantu mbwira nk'ibiryo wumva couple yasohokeye ahantu, ni nk'ibihe biryo bashobora kurya bakenjoyinga, nubwo ibiryo bitandukanye cyuko wenda mugakunda iki, wati ibiryo couple ni ibiryo izaryohera? Gusa habaho buri muntu agira indyo ashobora gukunda bitewe. Ku bwanjye nkunda lazanye cyangwa lazanya, ni indyo nkunda cyane. Gusa harimo abantu bashobora kutabikunda kubera ko biba birimo cheese, ariko biraryoha pe. Ni ibiryo biryoshye, bisa neza, binogeye amaso. Ukibibona ku maso uhita ubona ko biryoshye utaranabitestinga. Tujye ku biryo dusanzwe tuzi nko mu Rwanda. Ubundi abantu bamwe bazi ko ibiryo wenda ushobora kuvuga brushette, ate nutangura brushette hari n'ikintu kigize kubaho, sinzi nimba kikiri bavuga ngo umukobwa umusohokanye ntumugurire inkoko,
wenda tubwire nyuma ya brushette n'inkoko na chips, tubwire ibindi biryo abantu bashobora kurya kandi bizwi mu Rwanda, bizwi n'abantu bose. Wenda nk'ibiryo bizwi n'abantu bose, so navuga nk'ibihe, wenda kuri njyewe nk'igihaza, wenda ku muntu ukunda ibiryo nyarwanda, nkunda igihaza kirimo umuceri cyangwa se inombe y'igihaza, sinzi wenda uko abandi babyita, ariko mashed pumpkin ni nziza cyane, iraryoha. Uburaka turetse ku bijyanye n'ibiryo, ngiye kubaza ibibazo bijyanye no gutembera. Ese wari watembera, wenda watembereye mu ntara, mu bice bitandukanye warahabonye mu Rwanda? Ndashaka umbwire ni akahe gace ko mu Rwanda uvuga uti aha hantu nubwo byasaba ko ariho n'ubuzima bwanjye bwose natura aha, ni akahe gace? Inyamata ndahakunda, gusa njyewe umuntu ahitamo wenda akurikije, ushaka gukurikiza uko wumva abantu bahavuga, uko wahagiye ukahabona. Mpagenda nabonye ari ahantu hatuje, kuko njye nkunda ahantu hatuje, hari kudevelopa, hari kuziterambere. Ahantu hari kuziterambere rero nta muntu utakwifuza kuhatura. Inyamata ni heza, haratuje, hari iterambere, abantu beza. Nyamata ndumva nahatura. Ni akahe gace noneho mu Rwanda uvuga uti aka gace ngiye kugaturamo yaba ariyo mahitamo yanjye? Nyaruguru ntago Nyaruguru ndumva niho hantu nshaka gutura, nkavuga nti nta bundi buryo nari mfite, yariyo mahitamo yanjye ya nyuma. Impamvu Nyaruguru iri kure y'umuhanda rusange cyangwa umuhanda uri public. Kugira ngo uveyo ugere ku muhanda, wenda hari iterambere muri iki gihe tugezemo, hari imihanda, hari iki, ariko kubera impamvu ari kure y'umuhanda uri public, niyo mpamvu ishobora gutuma ntashobora guhitamo Nyaruguru. Tuve mu Rwanda, tubwire ni ikihe gihugu cy'inzozi zawe uvuga ati iki gihugu nicyo nkunda mu bihugu byose, ndamutse mvuye mu Rwanda najya kuba muri iki gihugu? Kenya ni igihugu numva nishimiye, numva nkunze, hari iterambere, haba inganda, kandi buriyo igihugu gifite inganda nyinshi, uvuga ngo haba hari n'abantu bafite akazi, abantu bakora baba ari benshi, haba ambiance. Nkanjye rero ukunda ibintu bya Kinyarwanda, ibintu by'imyambarire ya Kinyarwanda, haba umuco nyine wa kera nyine wo kwambara, atari ibi twambara imyenda ya kizungu. Nkunda imyambarire yaho, nabyo rero biri mu bintu binyendereza. Uravuze ngo muri Kenya hari abantu benshi nzi kumubaje ahita avuga ngo Amerika, France, England, ahantu nk'aho, kuki udashobora kujya muri Amerika kandi bavuga ngo ni igihugu cy'inzozi z'abantu benshi? Amerika ni igihugu cyiza vraiment, ariko njyewe ku bwanjye ntago nkunda ibihugu byo hanze. Impamvu ituma ntabikunda, nk'inshuti mfite ziba ziza gutura mu Rwanda, zimbwira bica habivangura nyine, kandi wenda abantu ushobora kumva bavuga ati habivangura ukabyumva, ariko nk'inshuti muganira uba ufite gihamya nyine iraguhamiriza uburyo kihaba iryo vangura. Ntago nyine nkunda ibyo bihugu kubera ivangura rihaba, nta gihugu mba numva cyo hanze nshaka guturamo rwose. Niyo Amerika yo niyo wayimpera ubuntu ntago najya kwituramo pe. Ndirinda kukuvugira, ariko mbwira igihugu nubwo ushaka kuhakibizamo simbizi, mbwira igihugu uvuga iki gihugu nubwo wampa visa ukampa buri kimwe cyose, iki gihugu sinshobora kukijyamo. Ni ikihe gihugu? Amerika. Ntabwo wajya muri Amerika wapi rwose? Biratunguranye cyane. Ese ubu aho bigereye n'ibiyo bihugu wagiyemo byo ari u Rwanda? Tanzania niho nagiye, muri Tanzania nagiye. Nifurije no kuzajya muri Kenya. Murakoze. Ku bibazo bya nyuma urajya uhitamo kimwe, nzamubaza. Inzoga, icyayi? Icyayi.
imboga inyama. imboga. Kigali Musanze. Kigali. Icyayi igikoma. Igikoma. Numvise uburyo wabisubije ibyo bibazo umeze nk'aho utanywa n'inzoga. Oya, inzoga ntago ndebaho. Hari ikindi kintu wumva dusoza wabwira abakunda ibyo kurya n'abakunda ibyo gutembera? Ikintu nabwira abantu bakunda gutembera, hariho abantu pe bumva ukumva ngo kagiye gutembera, ukumva se ni uguta umwanya, ni ugupfusha amafaranga gusa. Mu by'ukuri ubuzima ni buto, ntawe ubuzi igihe azarama, ntawe ubuzi ejo hazaba hameze gute, ariko kureka kugenda ugatembera byonyine bituma wishima, bituma wongera iminsi yawe yo kubaho, uraseka, umenya, wunguka inshuti nshyashya. Uko buri kugiye muri trip runaka cyangwa hiking runaka, wenda urugero nkanjye, uwo munsi namenye inshuti nshyashya, tukajya tuganira, nuko nyine bituma wunguka n'inshuti, urishima, utaha useka, kandi iyo muri kumwe uhora useka nyine bituma ugira ibyishimo. Bijyanye no kurya, abantu bikundira ibyo kurya. Abantu bikundira ibyo kurya, ibyo kurya nabyo ni byiza, cyane ko mu Rwanda haba indyo nyinshi zitandukanye. Nabo gusa icyo nashishikariza abantu, kurya imboga cyane nabyo ni byiza, bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Ikindi washaka kuvuga mbere yuko dusoza? Ikindi navuga ni ukukangurira buri wese gukunda u Rwanda, gukunda kurutembera ukarumenya, nk'umuntu urutuyemo utazi uduce wenda runaka, cyangwa kumva abantu batembera, ahubwo akumva abanyamahanga aribo baza gutembera, kandi ahubwo ari twe twagakwiye kuba tubabwira muze mutembera ahangaha kuko twahagiye na mbere ya hose. Icyo nabakangura rero, bajye batembera, basura u Rwanda kandi bakunda u Rwanda, dukunda u Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze namwe.